mfite umudamu n'abana batatu. Dufite ubukwe ngira ngo wowe twize no kuganira twagiranye ibiganiro bitandukanye mu myaka yashize. Ngiye nshaka ntago nashatse mfite ubushobozi kandi byaranantunguye ahubwo umbyara umwana wa mbere byaradutunguye ariko nanga ko umwana avuka tutari kumwe n'umudamu. Nanze ko umwana avukira ahandi hantu kandi afite se. So mu bushobozi buke nari mfite bitatu dukora civil marriage. Twakoze civil marriage turabana ariko ubwo urumva nk'abantu ngende umukristo nk'abantu bari baguye mu cyaha twahise dukora ibyemewe n'amategeko ariko ibijyanye n'idini ntitwabikora. Yego. Nawe ubwe ntitwakora n'ibyo twebwe ubwacu twifuza kubera ubushobozi. So twabanje urugendo rwo kubyara, kurikiyeho urugendo rwo kwiyubaka, urugendo uko urumva tumaranye imyaka 8. Imyaka 8 rero abana batatu. Nkunda gusetsa abantu ngo impamvu nakoze ubukwe muri uyu mwaka nuko ari wo mwaka wa mbere adatwite. Yego. Asanze ari wo mwanya mwiza. Urakoze cyane. Ari kuri taye. Ubundi namunera mugize busy. No, ari inshingano zindi agomba gukurikira. So uyu mwaka ari free. Uyu mwaka ari free rero ameze neza yatera so. Cyane kabisa. So dufite ubukwe gusezerana imbere y'Imana nkamusaba ababyeyi tugakora na reception tukishimana n'inshuti n'abatubaye hafi muri urwo rugendo rwose. Steps zose nazikoze nkuko abandi uko urumva umuntu wagukunze uri hasi down ntago yarabuze abantu mu proposa kujya za Dubai cyangwa handi hose ari kihangana suko yari yanze ururabo suko yari yanze proposal suko yari yanze iki ahubwo nuko yarashakaga ngewe cyangwa se yarankunze. Rero nanjye naravuze nti ntagagomba kuzava ku isi atanyunguse ku buryohe bwose bw'umukobwa wese byose yihanganiye ukora ubwira umudamu ngo bizakunda iyo bikunze ntubikora avuga ati amatunda yuko mbere byagenze gute ayo matunda tutageraho abaho bimeze bite ushobora no kubona n'ingero z'abantu babikoze kandi bakishakisha.